ntago tuzapfira gushira rero nubwo satana duhiga nubwo satana turwanya nubwo dawegi muri iyi minsi ariko ntago tuzapfira gushira. Noneho ngo Dawidi aramubwira ati ngurya munsi burya ubwo nahungaga nkabasiga namubonagamo yuko afite umutima mubi. Yego. Iwaba hari Dawegi kandi Dawegi afite umutima mubi. Dawegi afite umutima mubi. Dawegi ari kuguhiga. Dawegi ari kugenda akaja inama ukagira ngo ni inshuti yawe kandi ari Dawegi. Imana igukureho Dawegi. Wewe udukurikiye ndakwinginze ngo Imana igukurire mu rugo Dawegi. Imana igukurire ku musozi Dawegi. Imana igukurire mu murima Dawegi kugira ngo nawe urokoke iriya ntambara. Nuko iwawe hava yura Dawegi. Ngo nuko Abiyatari aragenda abwira Dawidi ngo rero Dawidi Dawegi yamaze abahanuzi yamaze abatambyi b'Uwiteka ati ni njyewe wagize gute warokotse. Humura rero nubwo uwiwawe hariyo Dawegi nubwo yaguhize cyane agahiga umuryango agahiga abaturanye agahiga iwawe akagenda iwawe umva hari uzarokoka iwawe kandi azagenda abwira Imana ati Mana nubwo byagenze gutya ariko nararokotse. Uwakubwiye nanga so gutekerejeho kugiye gupfa uwavuze ijambo ngo ntiuzabaho nanga so gutekereza ngo ntago uyu mwaka urawusimbuka ni nawe uje kukubwira ngo ubayeho. Haleluya. Amen. Ni nawe uje kukubwira ngo ubayeho. Wa wundi uguhiga ni nawe nanone uje kukubwira ngo umezute. Wa wundi uvuga ngo ntacu uzimarira. Wa wundi wakubwira amagambo mabi ni nawe ugiye kukubwira meza. Yes, gakambasuze bakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Bari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndiyatuma Imana Concorde kamfata umwanya gushimira wakanze subscribe kadushyigikira twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro ubwo bwa mbere ukayikanda ngusabiye umugisha icyo nabasezeranije n'ubwo utabicisha irungu. Niyo mpamvu mba nafashe urugendo nkajya kureba abakozi b'Imana. Uyu munsi turi kumwe na Byukusenge Enoki. Ndacyayisenga Enoki. Egereza bikora. Ndacyayisenga Enoki. Yego. Byukusenge uhora uyisenga. Byukusenge ni umukobwa wanjye. Uri Ndacyayisenga Enoki umukobwa wawe ni Byukusenge. Byukusenge. Yego. Ngo dusengera Imana bane natwe. Reka duce bugufi dusenga. Mana ugira neza bugaca bukera turagushimye iki gitondo. Wabanye natwe kandi wabanye natwe mu bihe bikomeye n'ibyoroheje twarakubonye wakoze imirimo ikomeye ariko nanone n'ubu tubyutse turi kuvuga uti izina ryawe nihabwe icyubahiro kuko nanone wakoze imirimo ikomeye. Waturamukije turi mu mpande zitandukanye uradutarurukanya udushira kuri uyu muco udukuye mu mwijima. Wowe ntago tuzi twebwe uko twabigenje ariko ngo nibwo bumana bwawe izina ryawe ryubahwe. Uyu mwanya rero twicaye kuri iyi kamera Mana ibyo tugiye kuhavugira reka bihindura imitima ya benshi bahinduka ubwoko bwawe bagukorere bagukunde kandi ibyo tugiye kuvugira aha ngaha reka bibe byawe kuguhesha icyubahiro wirukane bamazimu wirukane abadayimoni mu izina ryawe ry'imbaraga. Turahamagara umwuka wawe wera ari ubana natwe bana nukuri natwe aha hantu uzutuvugisha udukoresha iby'ubutwari kugira ngo nukuri iri bisohoka ibirasohoka byose bikubere mu bavuga uhumurira neza kandi abarabyumva bose bibahindure bibatere kugukora no kugushima kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Bana natwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Eno ntabwo twahirukanaga pe. Twahirukanaga kera. Hari hashize igihe kabisa. Narenga ukumbuye cyane. Ejo twapanze ko tugomba kubonana biranga. Ejo byanze byatewe n'impamvu zitandukanye. Twagize impamvu zitandukanye ariko turashima Imana ko tubonanye. Yego. Buriya nkuko bivuze umunsi wari uyu nguyu kuko Imana yo niyibizi ariko twebwe abana bantu tureba hafi. Imana ikaturebera hirya aho tutareba. Noneho ngira n'ubwo umunsi narinze ko tubonana pe. Nyine gahunda y'Imana niko ibipanze. Dose nindi kubwiye ko ndina umuntu ni nk'umwuka w'Imana. Inzira z'Imana ni ndende. Nje ngiye kubona mbona urampamagaye nguri heda kubwana ndi hano. Okay, nundi kuko nenzi ko gahunda yejo yapfuye nundi numvaga ko tugiye guhita dusubukura iyo twaye tugomba gukoresha. Ahubwo niyo nzira dutangiye turasubukuye ubu twagiye. Yego kuko ni Imana yabishatse. None kuba twicaranye. Urembye yaravuze ati Imana yashatse ko tubonana
Imana yashatse ko tubonana. Ubwo ni Imana yashatse ko tubonana cyane pe. Yashaka kugira ngo twongere dusuhuzanye, twongere tuvuge ibitangaza by'Imana, kubera yuko nkuko dutangiye twaherukanaga kera ariko twongeye kubonana. Ahubwo se umeze ute? Ngemeze neza. Mu rugo baraho? Mu rugo baraho. N'umuryango? Umuryango uraho. Abana ku ishuri barakomeye? Abana ku ishuri bari kwiga. Imana ishimwe. Kanya mbonye uri kunyeka akaborudero. Akaborudero nakabonye. Akaborudero wishyura umukobwa wawe. Nakohereje mu gitondo kugira ngo batamusohora mu ishuri. Umva si cyagusetse. Kezimana we. Nanjye ni mugoroba. Nibwo nanjye ho nari nsigayemo nayohereje. Umva. Namajije kuyohereza noneho. Ari laboratoire ubonye. Bahita bamamagara bati none kutari kwishyura niko nishyuye. Ati none twohereze borodero. Niyo mpamvu nkubwiye nikamanze neza aka borodero. Bataza ko musohora mu ishuri. Cyane. Yaba ari gupfirwa byinshi. Kandi nico kidukwiriye, nico tugomba gukora kuko nico nshingano zacu. Kandi turashima Imana ko byagenze neza. Yego Imana igiduha minervari z'abana bacu. Nukuri n'abari hano n'abadukurikiye ndabasengeye mpamagaye igihugu cyo mwije kugira ngo n'abandi bose uko yampaye aka kanimervari nkishura n'abandi bose bishyurire. He kugira umwana birukana ku ishuri. Ariya wishiye nanjye unsumbijeho 5 kuyo nagisigaye. Arandi nishiye mbere. Nanjye nyine arandi nishiye mbere. Nanjye rero ubwo nagisigayemo kuyo ariya wishyuye. Undushijeho 5. Bura yose hamwe nishyura 150. Utunero umwana yaragiye atujyanye. Yaraniyo nayo narasigayemo ariko ndashima Imana yuko gikemutse muri iki gitondo. Ubu none nje kuri iyi kamera nezerewe ariko bana umwana nta kibazo mu rugo naho nabonye nta kibazo. Bana baraye barepese bagiye ku ishuri kandi baranarepeterayo. Leta yabigenje neza ubu nugutanga 1000 bakarepeterayo. Nuko byagenze neza. Kurepeta nukurya? Bariye. Ngizeho ni repetition muri korali. Nukurya. Bararya yoda. Yarakoze. Leta y'ubumwe yakoze ibikomeye. Uvuze ibyo kurya nanjye mfatiraho gango nibutse umuntu ukeneye abantu bo kumutekera. Ushaka kuba ufite ubukwe ukeneye company yo kugutekera neza nta yindi uzahamagare Bora Cooking Company. Ni company iteka neza yambika abageni ubakeneye wabahamagara kuri 0783 8027 niyo nimero babonekaho. Ndumva waye basubiriramo n'abadukurikiye kugira bayifate neza. Nimero ya Bora Cooking Company ni 0783 8027 Mana ishimwe bwo nanjye ndamutse nkeneye no guhamagara kuri iyo nimero. Yego. N'abandi bose badukurikiye bashaka iyo gahunda bifuza bahamagare kuri iyo nimero. Cyane rwose. Bafashe kandi ibagirire neza. Nivuze yuko nimero wayikuye kuri Concord TV show uko bakugabanyiriza. Mukanya rumpamagaye maze kumuhuza na nyiri company. Arega byose biberaho kutuzanira ibyiza. Cyane. Buri impamvu wapanze iyi gahunda kwari kugira ngo nabo ngabo bagende bagabanyirizwa nyine byose ngo biberaho kutuzanira ibyiza. Nukuri. Imana ishimwe rero nawe waje uri bisubizo bya benshi bagiye gukurikira iki kiganiro bagafata niyo nimero mu mutwe. Imana ishimwe. Uri bukalonchi ya Mutuyimana Jean Claude yarukinze indirimbo. Ndayibuka. Sinari Paris. Ndabizi warayirimbye. Sibari bambaye neza. Era myenda. Yego. Irabaye bakenyeye. Yego. Ni Bora Cooking Company yabambitse. Umva byari bimeze neza. Abatari kubikurura baje Mutuyimana official. Mutuyimana official rwose. Bajeho barabibona. Ndatekereza ko nico gitarana nakiririmbyemo cyane. Turi n'umuhanzi Dawidi nawe wari uhari. Yego. Barakibona harakuri yari rukoro. Yego umurimo w'Imana umeze uteno. Umurimo w'Imana uri kugenda nta kibazo. Muri korali nta ribi biri kugenda. Jone ko yatari mu giterane nanone harakurukoro. Yego. Mbese nta kibazo mu murimo. Usibye yuko tutarageraho Satani atarasa imyambi. Ntago turageraho Satani atarasa imyambi. Duhora duhangana na Satani n'isi n'umubiri. Yego. Ariko tukanesha. Nukuri. Gusa baraza tugahangana nabyo ariko tukanesha bikangira tunesheje. Yego. Ariko byanga byakunda nubwo ibikomere dusigara ntibikomere. Ariko ibyo bikomere ntago ari byo kudukura mu murimo. Cyane. Ngo ijambo ryaravuze ngo
ibigeragezo nibiza bizagusunikire muki ku Mana, Yego. biraza tukarwana nabyo ariko tugakomeza tugasunika tugagera mu mwami neza. Haleluya, amen. Mana ishimwe, mu murimo w'Imana nta kibazo. Yego, Ku buhanzi uheruka nta guhanura kibazo. ryari? Uheruka guhanura ryari? Kare buri munsi se. Ni buri munsi. Nuko nabuze n'umwanya mu gitondo, hari umumama w'Imasaka hariya ikabuga wabyutse umpamagara, ejo ko twahanye gahunda turaburana, mu gitondo namuhamagaye, ubwo tugize ngo amarezo yaracika, amamagaye mu kanya ndi kumanuka nje kukureba, ndavuga nti uyu nguyu ndi mu muhanda, none wahanurira mu muhanda oya ku kinyabiziga, oya wakoraga isida wakoraga isida. Ubwo rero ni buri munsi y'Imana ibyemeye, ni buri munsi. Nta kibazo rwose. Nta muntu mu bagiye baguhamagara wari washakisha message wamuha ukayibura? Imana muri make ntigire iki mukubwiraho? Uwo subiramo twumve. Umuntu mu bantu baguhamagara ngo basengere, nta muntu uraguhamagara Imana ikakurya sini, muri make Imana igaceceka ntikubwire ngo mubwire gutya? Ni barahari, barahari b'Imana, ariko buraho haba hari impamvu. Yego, burya ni Imana ikubwiye iti uriya muntu stop, haba hari impamvu. Barahari ni benshi. Nusubundi wagize ngo ntibikubwiye, ntago iba yagucecekanye. Nibikubwiye turi njewe bimbwiye. Yego, none uriya we yamucecekanye, kuko ibimbwiye iti stop kuri uriya muntu, iriya nzira itonde, njewe bimbwiye, ariko uriya we ibimucecekanye. Barahari ni benshi, ntago ari umwe, nta nubwo ari babiri. Ntawe uraguhamagara se Imana yakubwira ati umuntu ntumusengere? Yakubwira ati umuntu witonda ni gatumwa kumusengera. Kumusengera hari igihe Imana ikubwira iti uyu muntu itonde, kuko ndi kubona atari ugusenga ashaka, ahubwo ari ibindi agushakaho. Ukamera nka wa wundi avuze ati ni ugusenga unyuranyije amaboko. Bumwe tukanyuranya amaboko. Gute ubwo? Nyine uzi yuko ikiganza cy'iburyo aricyo urambika yende ku muntu ukeneye gusengerwa, warangiza ukanyuranya amaboko ukamurambikaho icy'ibumoso. Imana ikaba yakubwiye ati ntumushyireho icy'iburyo. Ntumushyireho icy'iburyo, kuko we icy'iburyo yagambiriye kugira ngo ikiganza cyawe cy'iburyo akigenze ukundi kuntu. Ubwo rero unyuranya amaboko, nawe abura ukuntu yabigenze ku kiganza cy'iburyo. Kandi yagambiriye icy'iburyo, ntabwo wamushyizeho icy'ikumoso yakigirira nabi. Yakigirira nabi gute kandi icy'iburyo aricyo kiba kirakora umurimo? We yibwira ko ari icy'iburyo kimuriho, agashaka bwa bufindo bwe akabushaka akabubura, akavuga ati byagenze bite. We ntamenye yuko Imana yaduhaye iyindi gahunda, yaciye amarenga. Mbega uzi ko Imana igenda ica amarenga mu bantu bayo, ikabacira amarenga, ikagenda ubabwire. Yabwiye Ezekiyeli ati genda ubabwire, nubwo ari ubwoko bumeze nabi, ariko igihe kizagera bazamenya ko umuhanuzi yaragize gute, yarabarimo. Niko yabwiye Ezekiyeli ngo agenda abwire ubwo bwoko, sibyo? Imana rero igenda ica amarenga. Hari igihe nawe gucira amarenga ukavuga ati genda kwa runaka, genda kwa Nyiramugisha, nugerayo unyuranya amaboko, kuko hariyo umuntu umeze gutya na gutya. Wagerayo koko ukamusangayo, ugakora ibyo Imana yagutegetse. Reka tujye no mu mwanya w'ijambo rya Nyir'ijambo, cyo waduteguriye, Imana yagushyize ku mutima, ukituganirize rwose. Imana yansize ku mutima. Kandi byinshi bayansize ku mutima ra. Hari ugushima, hari ijambo fatiraho. Ni byinshi. Njye umwanya ndawuguhaye, urabumva. Urakoze, Imana iguha umugisha. Amen. Mbere yo kwinjira mu ijambo ry'Imana, reka tumanze dushimire abadukurikiye, kandi n'abahora badukurikira buri munsi, umunsi ku wundi. Turababona kandi nako tukagerageza kubazirikana, nubwo bitagenda neza nk'uko babishaka, ariko tuba tugerageza. Ariko tubanje kubashimira buryo ki badukurikira, buryo ki bakora ibyo tuba twabasabye, kandi natwe uko tugenda dukora turabashimiye. Tugashima n'Imana noneho igenda idushoboza uko bwije n'uko bukeye gutambutsa ibi biganiro, kuko hari benshi batabishobora, hari benshi batanabibasha, batabonera n'umwanya kubera iyi si. Nyine Umuririmbyi yaravuze ngo iyi si ni insazi. Iyi si rero utarebye neza yagusarana cyane, ariko bisaba kuyitondamo kugira ngo iyi si itadusarana, kandi tukanareba kure kugira ngo itadusarana. Kandi kubera yuko ari insazi,
ntabwo tukwiye kugendera muri yo cyane. Tuyirima turi mu isi, tukamenya ko turi mu isi, ariko tukafata ngo turi mu isi y'insazi. Imana tugirire neza kandi Imana igahabwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana rero tugiye gusoma, reka tumanze twinginga Imana kandi tumanze dusenga Imana kugira ngo ijambo tugiye kwiga muri iki kiganiro nanga se tugiye kugeza ku bakunzi bacu. Abakunzi bacu baba bakeneye konkorude, ijambo ryo kubahumuriza no kubakomeza imitima cyane. Iki gihe rero ni ijambo ryo gukomezanya, ryo guhumuriza, kuko ibibazo ni byinshi mu bantu. Ariko iyo wumvise ijambo ry'Imana urushaho gukomera, ukavuga uti na runaka ubwo yabinyuzemo nanjye ntacyo nzaba, ubwo yabinyuzemo ntagira icyaba, agakomera ku Mana, nanjye ntacyo nzaba, reka nkomere. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Izina ry'Imana rishimwe. Haleluya. Reka dusenge rero. Nitumara gusenga turasoma ijambo ry'Imana riboneka muri Samweli wa mbere igice cya 22. Tumara gusenga turasoma ijambo ry'Imana riboneka muri Samweli wa mbere igice cya 22. Turababwira umurongo turi buhereho. Natangiye ndi gushima Imana buryo ki yanyemereye kuza kuri iyi kamera, nukuri kandi kanyemerera no kugira ngo nganire nawe, nganire n'abakunzi bacu bari kutwumva. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Mana turagushimye, uri umukozi w'umuhanga. Mana turagushimye kuri uyu mwanya, kandi turacyagushima watangiranye natwe. Ubu tugeze hagati rero, hagati tugeze dutangiye igice cya kabiri cyo kumva ijambo ryawe. Ijambo tugiye kumva nukuri reka rihindure imitima ya benshi, kandi abari buhindure bose, baguhindukirire, bakumenye, bagukunde, bagukorere, kandi bave mu byaha, bave mu bugome, bave mu businzi, bave mu busambanyi, bamenye yuko ari wowe Mana ihindura byinshi. Mwami ndakwinginze, reka uganze utegeke, reka uhindure imitima y'akaya bayakahebwe muri iyi si, kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Data buja turakwinginze kugira ngo ari ubana natwe, kandi iri jambo ryawe rikubere umuhigi mu bantu bawe, rigende mu mitima ya benshi, rimenagure ibyaha byabaye ikarande mu bantu, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Bana natwe muri byose, ufashe abagiye kuryumva, natwe tugiye kurivuga udufashe, kandi ubwo turi hano kuri iyi kamera aba ari wowe ukomeza kutuyobana nk'Imana, ni mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro kandi izina ry'Imana rihimbazwe. Samweli wa mbere twagiye ibice 22 umurongo, kanze turebe umurongo. Samweli wa mbere, ndabona ngeze muri Samweli wa kabiri, kanshaka Samweli wa mbere igice cya 22. Duhere ku murongo wa 16. Samweli wa mbere niho tugiye gusoma igice cya 22. Turahera ku murongo wa 16, nibura turageza ku murongo wa 23. Imana ishimwe, kadusome. 16 aravuga ngo umwami abwira Ahimeleki ati, nukuri Ahimeleki nta kikubuza gupfana n'abo mu rugo rwa so bose. Umwami aherako abwira abarinzi bamukikije ati, nimuhindukirire mwice abatambyi b'Uwiteka, kuko bafatanye agatoki na Dawidi, kandi abari bazi ko yahunze ntibabimbwire. Ariko abagaragu b'umwami banga kurambura amaboko ngo bice abatambyi b'Uwiteka. Maze umwami abwira Dawidi ati, hindukira wice aba batambyi. Nuko Dowegi umunyedomu arahindukirira arabica. Uwo munsi yica abantu 85 bambaraga efodi y'igitare, maze atsindisha inkota inobu mu mudugudu w'abatambyi, abagabo n'abagore, abana, abagabo n'abagore. Kadusubire ku murongo wa 19 ngo maze kadusubire ku murongo wa 18. Maze umwami abwira Dowegi ati, hindukira wice aba batambyi. Nuko Dowegi umunyedomu
arahindukira arabica. Uwo munsi yica abantu 85 bambaraga efodi y'igitare, maze atsindisha inkota Enobu mu mudugudu w'abatambyi, abagabo n'abagore, abana b'incuke n'abonka, n'inka n'indogobe n'intama, byose babimarira ku nkota. Ariko umwe mu bahungu ba Ahimeleki mwene Abitobu witwaga Abiyatari aracika, ahungira kuri Dawidi. Nuko Abiyatari abikira Dawidi ko Sawuli yishe abatambyi b'Uwiteka. Dawidi abwira Abiyatari ati, urya munsi ubwo narebaga Dowegi umunyedomu, namenye ko atazabura kubibwira Sawuli abo mu rugo rwa so bose, ninjye basohowe. Nuko aramubwira ati, gumana nanjye, humura, kuko uhiga ubugingo bwanjye ari uhiga n'ubwawe, nubana nanjye ntacyo uzaba. Mwakira ijambo ry'Imana. Ishimiye Imana. Imana kimwe cyane kandi Imana tugirire neza. Iri ni ijambo ry'Imana dusomye igihe Dawidi bamuhigaga, igihe bashakaga kurwanya ubwoko bw'Imana. Noneho Dawidi we arahunga. Haleluya. Majije guhunga, ariko ngo yahunze ari wenyine. Ariko ngo yahungiye ahungira ahantu hitwa mu buvumo. Ariko ngo hari abandi bakozi b'Imana nanga se abatambyi b'Uwiteka bari barasigayeyo. Ahasigaye ngo nabo barabahiga, babahize ngo kandi barabahigaga. Uko babahigaga ni nako intumwa zageraga kuri Dawidi aho yarahungiye. Ariko ngo igihe kigeze, umwami ngo arategeka ati, aba bantu bose aba batambyi b'Uwiteka mubice. Undi arahakana ati, ntago dushobora kubica, ntago dushobora kwica abahanuzi b'Uwiteka, ntago dushobora guhemukira Imana. Ariko ngo harimo umugabo witwa Dowegi. Vugira ngo amina. Amen. Ngo Dowegi we aravuga ati, nubwo abandi banze kubica, ati njyewe ngiye kukwereka ndabica. Ngo niba ushobora kuba ufiteyo Dowegi ku musozi utureho, ufiteho Dowegi, kandi Dowegi ari kuguhiga. Uwo Dowegi ngo yari umukozi w'Imana, yakoreraga Imana. Ariko ngo Dowegi ngo agarwanya umurimo w'Imana. Ushobora kuba ufite Dowegi wawe, wibwira ngo ufite umugenzi wawe kandi ari Dowegi. Imana ikugirire neza. Wowe udukurikiye, iwawe niba ufite Dowegi, iwawe niba ufite Dowegi, humura Imana. Nubwo Dowegi ariho, ariko hari umuhanuzi, hari umukozi w'Imana. Ngo nubwo yabishe, ngo hariko ngo hari uwasigaye witwa Abiyatari. Abiyatari ngo yaracitse mu bantu bose Dowegi yishe 80 na bangahe na 5, ngo harokotsemo umuntu witwa Abiyatari. Abiyatari noneho ngacitse, ngarokotse, ngaragenda abwira Dawidi aho yari ari mu buvumo, ngo nyamara aba bantu bose Dowegi yabarangije, yabishe. Noneho ngo Dawidi aramubwira ati, ngo urya munsi burya ubwo nahungaga nkabasiga, namubonagamo yuko afite umutima mubi. Yego. Iwawe hari Dowegi, kandi Dowegi afite umutima mubi. Dowegi afite umutima mubi. Dowegi ari kuguhiga. Dowegi ari kugenda akaja inama, ukagira ngo ni inshuti yawe, kandi ari Dowegi. Imana igukureho Dowegi. Wowe udukurikiye ndakwinginze ngo Imana igukurire mu rugo Dowegi, Imana igukurire ku musozi Dowegi, Imana igukurire mu murima Dowegi, kugira ngo nawe urokoke iriya ntambara. Nuko iwawe hava yura Dowegi. Ngo nuko Abiyatari aragenda abwira Dawidi ngo, rero Dawidi, Dowegi yamaze abahanuzi, yamaze abatambyi b'Uwiteka, ati ni njyewe wagize gute warokotse. Humura rero, nubwo iwawe hariyo Dowegi, nubwo yaguhize cyane, agahiga umuryango, agahiga abaturanyi, agahiga iwawe, akagenda iwawe, umva, hari uzarokoka iwawe, kandi azagenda abwira Imana ati, Mana nubwo byagenze gutya, ariko nararokotse. Ntago tuzapfira gushira rero, nubwo Satani aduhiga, nubwo Satani aturwanya, nubwo Dowegi muri iyi minsi, ariko ntago tuzapfira gushira. Hari uzarokoka, kandi uzarokoka azarokora ubugingo bwa benshi. Nuko Abiyatari ageze kwa Dawidi aramubwira ati, Dawidi byakomeye. Dawidi nawe ati, nubwo nahunze nkabasiga, nari mbizi
nari mbizi ko Dawegi azaba Dawegi. Ahasigaye aramubwira ati noneho ubwo warokotse, ubwo wacitse, ubwo ugeze aho hondi, gumana nanjye. Haleluya. Aramubwira ati gumana nanjye, nugumana nanjye ntacu uzaba. Yemwe abandi badukurikiye, nimuze duhungire ku Uwiteka. Nikuguma ku Uwiteka ntaco tuzaba. Nuguma ku mwami, Dawegi ntaco azagutwara. Nuguma ku Uwiteka, Dawegi azazi wawe ariko azagusiga amahoro. Nuguma ku Uwiteka ugahungana nawe aho uri hose, mu bibazo ukamwishingikiriza, Dawegi akazi wawe azagusiga uko umeze. Mana tugirire neza. Muri iyi si rero ba Dawegi babaye ba Dawegi, kandi ba Dawegi tugendana nabo, ba Dawegi tugakorana nabo, tukanasengana nabo. Haleluya. Ariko ngo nitugumana na Yesu, nitugumana n'Uwiteka nk'uko Abiyatari yagiye akagenda akaja kuri Dawidi, Dawidi akamubwira ati rero ntuza, gumana nanjye. Nugumana nanjye ntacyo uzaba, ntabwo uzapfa, ntabwo uzasonza, ntabwo uzagira inyota. Mureke twunambe ku Uwiteka kuko niwe ufite byose. Haleluya. Kubera yuko muri iyi si ho ntaho wahungira, kuko huzuye umuruho n'amaganya. Ibyo dukeneye byose ntabwo ariko tubibona, ariko dufite Yesu, dufite Imana, ntabwo twifuza undi murengezi. Kuko ushobora kwifuza umurengezi, wewe ko nkora nka kwifuza nkuru umurengezi wanje ukampindukira Dawegi, ariko Imana igukurireho Dawegi. Ndakwinginze ngo wowe dukurikiye, ndikukubwira ijambo ngo Imana igukurireho Dawegi mu rugo iwawe. Amen. Haleluya. Kuko iyo nshuti yawe nayo yakubera Dawegi, ariko Imana igukurireho Dawegi. Uwo muvandimwe wawe yakubera Dawegi, Imana igukurireho Dawegi. Imana tugirire neza. Amen. Imana kandi dufashe. Kandi ngo Dawidi akibwira Abiyatari ngo agumane nawe, ngo yarari ahantu mu buhungiro. Muri iyi si hari igihe duhunga, twibwire ko duhunze umuntu nanga se uri kutugirira nabi, ariko nanone iyo duhungiye tugasanga yundi usumba wa wundi twasize hehe aho twavuye. Ariko ngo Imana yidukiza muri byose. Haleluya. Imana tugirire neza. Reka mbere abadukurikiye ngo nimuhumure, muhumure aho muri, kandi mukomere imitima, mukomere mu mitima, kandi mushikame, kuko uwabahigaga, uwabagenzaga, uwakoraga biriya, uwakuroze, uwakwibye, uwavuze ngo ntuzabaho, humura, Imana hari uko igiye kubigenza. Haleluya. Imana idufashe cyane, kandi Imana tugirire neza. Bishatse kuvuga ngo Hezekiya yararwaye, amajije kurwara araremba, amajije kuremba, hasigaye Uwiteka atuma Yesaya, aramutuma ati genda ubwire Hezekiya yuko adateze gukira, ahubwo kagiye kugira gute, kagiye gupfa birangiye. Yesaya yaragenda aramubwira ati none wowe birarangiye, raga ibyawe kuko utazabaho, kuko udateze kubaho. Iyo abarundi utizeye yakuvuga ati ubwo menye ko ngiye gupfa, inkanje nziza ngiriya, umurimo wanje mwiza nguriya, amafaranga ndayafite, imitungo ndayifite, kangende nkora ibyo nshaka. Ariko aravuga ati njewe ntago ibyo na bijama, ahubwo reka nsenge nongere mbaza Imana, kubera iki mbwiye ngo ngiye gupfa. Kwa Satani ikuzimu hari yiki, ikuzimu nta byiza, ikuzimu nta biryo, ikuzimu nta mahoro. Nukubera iki? Arongera arasenga, abaza Imana impamvu. Haleluya. Amen. Imana iritegereza, irareba, iravuga iti ikibazo nanga se gusenga kwa Hezekiya mbonye gufite ishingiro, reka nongere ntume Yesaya, wa wundi wamubwiye ngo agiye gupfa. Haleluya. Wa wundi wavuze ko Hezekiya agiye gupfa, kanongere mutume. Bishatse kuvuga ngo uwakubwiye nanga se wagutekerejeho kugiye gupfa, uwavuze ijambo ngo ntuzabaho nanga se ugutekereza ngo ntago uyu mwaka urawusimbuka, ni nawe uje kukubwira ngo ubayeho. Haleluya. Amen. Ni nawe uje kukubwira ngo ubayeho. Wa wundi uguhiga ni nawe nanone uje kukubwira ngo umeze ute. Wa wundi uvuga ngo ntacu uzimarira, wa wundi wakubwira amagambo mabi, ni nawe ugiye kukubwira meza. Humura wowe duteze amaso nanga se uri kudukurikira, ndakunkuza ni ijambo rivuga ngo humure ntacu uzaba. Wa wundi waguhize, wa wundi wavuze ngo ntacu uzimarira, nkuko Yesaya yagiye kabwira Hezekiya ijambo rikomeye, ni nawe wagiye kumubwira ijambo rihumuriza. Uwaguhize n'uwaguhize n'uwagucuriye inkota, wa wundi wakuroze, na wa wundi utagushakira amahoro, ushaka kutubaka, ni nawe ugiye kuza kubwira ijambo rihumuriza, ni nawe ugiye kuza kubwire ngo umeze ute, ni nawe ugiye kukwihumuriza, kandi waramunukiraga bwa mbere. Imana tugirire neza, kandi Imana idufashe. Rero ijambo ratubwiye ngo nitugumane n'Uwiteka.
ingingo nyamukuru iri kuvuga ngo tugumane n'Uwiteka duhungane nawe kuko nitubana nawe ntaco tuzaba. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Ijambo niryo nari ngiraga ngo dusangire. Imana ibagirire neza kandi kuryakira. Imana iguhe umugisha kandi Imana idutsindire ba Dowegi. Oya ba Dowegi batsinde n'ukuri. Yego. Oya Dowegi muri iyi minsi Dowegi yabaye Dowegi mu bakozi b'Imana. Dowegi yabaye Dowegi mu banyamasengesho. Dowegi yabaye Dowegi mu murimo wayo. Kandi ukibwira ngo ufatanyije nawe, ukibwira ngo murafatanyije mu murimo, ukibwira ngo muri kugendana ukagendana n'inshuti yawe, ubu ushobora kuba uri kunganiza konkoru kandi uri Dowegi. Uri Dowegi. Ariko numbera Dowegi, nimuhumure ba Dowegi banyu mufitaho ku misozi mutuyeho. Imana igiye kubigenza ukundi kuntu, hasigaye mucike, hasigaye muhungire ku Uwiteka. Nimugera ku Uwiteka, Uwiteka azababwira ngo nimugumane nanjye, kuko niko yabwiye Dawidi, niko yabwiye uwamuhungiyeho. Aravuga ati gumana nanjye. Ubwo Dowegi yishe bariya, weho ntacu uzaba nugumana nanjye. Mureke tugumane n'Uwiteka, ntacu tuzaba. Ba Dowegi ntacu bazadutwara. Amen. Tuganye ku musozo abwirwa benshi kumva na beneyo. Imana ishimwe kandi kuba yemeye uko duhura. Gatugusaba utange nimero nk'umukozi w'Imana, umuhanuzi. Uzaba yifuza uko mwafatanya gusenga, uzamusengere. Imana nigira ikikubwira uzakimubwire kandi niceceka nuko. Niceceka ntako tuzaba tutagize. Ariko ijambo ryaravuze ngo nabwo bicecetse ibikora cyane. Kandi kambwe abadukurikiye ngo nimuhumure, Imana itube ibabereye mu kazi. Ari kubona barabuze urubyaro nanga se bari kubona nta mibereho muri iyi minsi, Imana ibabereye mu kazi. Niko ijambo riri kumbwira ngo mbabwire abafite ikibazo cy'amadeni, Imana ibabereye mu kazi, Imana ibagirire neza. Kandi Imana ije gutanga urubyaro, Imana ikomeze irutange nk'uko ibivuze. Imana tugirire neza. Rero tugiye gusenga Imana. Nimero yanjye ya telefone 078 560 078 560 40 59 Ndacyayisenga Enoch, umukozi w'Imana, umuhanuzi, umuhanzi. Yego. Nakujura agashiraho ko ndi umuhanzi. Yego, Ndacyayisenga Enoch, umuhanuzi, umuhanzi, umuvuga butumwa. Yego. Ako kana. Karoni sengesho dusoze. Imana ishimwe cyane. Mbere yo gusenga manje kubashimira buryo ki mudukurikiye, kandi nshima n'Imana idushoboje muri iki kiganiro tukaba tugishoje amahoro. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ndabona uko twari tugitangiye hari kuva izuba ryinshi, Imana yacishije bugufi. Uri kubona hari uko niko Imana yabigenje. Burya umugambi w'Imana ni muremure. Izuba yaricishije bugufi, akayaga karahari, tubyo tubishimiye Imana. Kandi twizeye yuko turaza kubona n'akavura. N'imvura iraza kuboneka. Imana ishimwe rero. Kandi turabashimiye mwe mukomeje kudukurikira umunsi ku wundi, kandi dushima n'Imana kugira yadushoboje, igikomeze dushoboze kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rero turashoje, dusoreje ahangaha. Abifuza kugungira kudukurikira na ahangaha muraja muradukurikirira kuri Concorde TV, kandi nomero yacu mwazumvise. Ukeneye ubundi busobanuro naho hose wanyura tukakugeraho. Imana ishimwe cyane, tukagusengera n'ibindi bibazo byose bigakemuka. Imana ishimwe cyane kandi habwa icyubahiro. Reka dusenge rero. Imana igira neza, ugira neza bugaca bukira. Wavuze yuko ngo nta wagukoreye uzikorera amaboko, kandi wavuze yuko abagukurikiye bose utazemera yuko bakorwa n'isoni. Rero benshi twaje tuguhungiraho kugira ngo udukize ba Dowegi, kuko ba Dowegi muri iyi si ni benshi. Ba Dowegi muri iyi si baraturembeje, kandi twababuriye umuti. Ariko weho nk'Imana ufite umuti, ufite ubuhungiro, ufite ko wabigenza mukuru kabadukiza. Zina ryawe rihabwa icyubahiro. Nsengeye abadukurikiye kugira ngo ubakurireho ba Dowegi, kandi ubakurireho ababisha n'abazimu n'abazimukazi n'abadayimoni, kuko muri iyi si duhangana nabo, kuko muri iyi si nibo batubuza uburyo, bagatuma tuyoba inzira. Ariko abo bose nyemerera
turi kuri aha hantu turi aha hantu nyemerera uwo mubisha abo banzi tubatsindisha inkota yawe kuko ityaye kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro. Tugirire neza muri byose, udutabare nk'ukuri Imana. Haleluya, haleluya. Wiwi papa igo mwami wanje, uri Imana yumva gusenga kwabera, uri Imana yumva gukora umwami, uri Imana yumva isengesho n'ukuri, kandi uri Imana yumva yarangiza igakora. Reka ubikorere kwiyubahisha. Sengeye abadafite akazi, bafite za diplome ariko bakaba barabuze akazi, abo ndabasengeye kugira ngo ubahe imirimo, ubahe akazi, ubahe icyerekezo, ubacira kandi kayira ngo kandi nubwo akagezi k'ikirete kakamye mwami isorefati harahari. Reka ubageze isorefati, aba babuze imirimo bageze isorefati, ababuze urubyaro bageze isorefati, ababuze icyo bakora bose bageze isorefati mwami, kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Kandi nsengeye kandi abafite imibereho mibi, abafite amadeni ubacira kandi kayira mwami, abafite uburwayi budakira, bafite uburwayi baburiye umuti, bafite uburwayi mwami bubwabo batazi icyo barwaye, abo bose ndasenze kugira ngo databuja wera ari weho bakiza, ari wo bagaburira imiti, ari wo batera inshinge zitababaza, kugira ngo nibakira mwami tuzashima izina ryawe. Tugire neza muri byose, turashoje mwami, turagushimye yuko wabanye natwe kandi ukabusozanye natwe, ni mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu.